Bakunzi ba YouTube channel yacu dukomeje kubashimira ubwitange mukomeje kugenda mutugaragariza. Inkuru y'uyu munsi ni ukuntu narongowe n'umugabo wa mukuru wanjye ari we umunshyiriye. Uti ibyagenze bite? Mukuru wanjye yabaye aho abashatse umugabo bita Akarisiti. Ubwo barabanye bamaze iminsi babyaranye kabiri. Nibwo naje kwigira inama yo kujya kumusura. Uwo mukuru wanjye andusha imyaka 3, ariko akimara gushaka uwo mukuru wanjye twari dukundanye cyane. Yewe ajya no gushakana n'uyu mugabo ninjye wabanje kujya kubasasira, kujya kureba inzu y'umusore ndetse ndayireba neza cyane, ndetse yewe ndanasasa neza cyane kuko bashakanye basezeranye muri cya gihe cyo kujya gutaka inzu. Icyo gihe rero naragiye inzu ndayizenguruka neza cyane, ndetse nkora ibishoboka byose umukobwa yagakwiye gukora. Nta bakobwa twari twajyanye baravuga bati umukuru wawe ashatse umugabo w'umukire, ati kuko iyi matora irahenze. Ubwo yari afite matora iteye amabengeza ariko rwose iryoshye pe. Ubwo mukuru wanjye rero yaje gushyingiranwa na Karisiti, maze bakora ubukwe, ikirori cy'akataraboneka. Ubwo nijye wamwambariye, namubereye icya kabiri. Maze kumubera icya kabiri dukora imigenzo yacu birarangira neza. Mukuru wanjye turamucyura, turamumushyingira. Ubwo Karisiti aba amurongoye bucya mu gitondo atubwira ko ibintu byagenze neza. Maze kugenda neza rero babaye aho ngaho, babyaye umwana wa mbere, ndagenda njya gucigatira, yewe baduha no ku gikoma. Hashize iminsi umwana aba arakuze, agize imyaka 2. Amaze kugira imyaka 2 nibwo Karisiti yongeyemo undi. Amaze kongeramo undi, uwo mwana nawe yabaye aho ngaho aba arakuze, arakura pe. Amaze gukura bitewe n'ubwo nari mbanye na mukuru wanjye yaje kunkunda bitewe n'uko nkunda kwitanga, ndetse nkabafasha uturimo n'utundi tugiye dutandukanye. Najyaga kwa mukuru wanjye ngiye kubasura nkataha, kuko nabaga mfite amasoni yuko ntashobora kurara muri urwo rugo rurimo umugabo. Atinyaga abagabo kubi cyane, ariko uraje wumva ukuntu byagenze. Ubwo icyo gihe nibwo naje kuva kwa mukuru wanjye, maze kumufasha uturimo twose ndataha. Maze gutaha mukuru wanjye akajya agira amatsiko cyane, akavuga ati ese ko njye nabonye umugabo, murumuna wanjye azamubona, ese bimeze bite? Turabizi ni abakobwa bo mu cyaro rero, niba abandi baba barabaye barumara inkwi, ni kwa kwiringa cyane umuntu ari gukora ameze nk'umugabo. Ubwo nibwo mukuru wanjye yaje kujyamo agashimwe, akambwira ati murumuna wanjye rero ihangane humura, nawe uzabona umugabo, ati kandi bizakunda, ati ntukagire ikibazo, ati humura nawe uzabona urugo nk'uru. Ubwo tubaye aho ngaho nibwo umunsi umwe naje kujya gusura mukuru wanjye, ndagenda basuye. Icyo gihe banyakira neza cyane, dore ko n'inywera no ku kayoga, bampa ku kayoga ndasoma rwose, numva akayoga kari kumfata neza cyane. Ubwo muramu wanjye tukaba tuganira dutera story bisanzwe, ariko nta kibazo, nkumva ari umuntu yisanzuyeho, nkumva nta kibazo, nkumva kuba yararongoye mukuru wanjye, nkumva njye nta kibazo, nkamukunda cyane kuko yankundiye mukuru wanjye. Ubwo twabaye aho ngaho rero nibwo naje gutaha. Maze gutaha rero, ariko nkaba nari mfite agasore kantereta bita Eric. Ako gasore rero karanteretaga ntazi guteretwa ibyo ari byo, sinari nzi no gusambana ibyo ari byo, sinari nzi nuko niba n'umukobwa atanga ibintu akabiha umuhungu, ibyo sinari mbizi. Ubwo ngubwo Eric akajya antereta. Ndibuka rimwe Eric yaranterese ankoze ku ibere, uwo munsi nirirwa ndarira. Uwo munsi namurumye mu gikanu, bitewe n'uko yarakoze amakosa yo kunkora ku ibere. Ariko mama akaba yari yarambwiye ko nta musore uzankora ku ibere ko ari ikosa, ndetse kandi ko ari icyaha kitababarira. Icyo gihe akinkoraho rero nahise ndakara cyane, aribwo namuhuraguye ibishyi byinshi muruma no mu bikanu.
maze kuruma mu bikanu nari ntaramenya ibyo ari byo, ntabwo nari nzi yuko ari mu rukundo, n'urukundo sinari nzi ibyo ari byo neza, numvaga ko ari ukuganira bisanzwe. Ubwo bibaye aho ngaho nibwo naje gusubira kwa mukuru wanjye, ariko Eric arambwira ati nyamara rero Roza ndagukunda, ariko sinzi ibyo urimo, ni ukuri ndagukunda kandi nakugira umugore. Nibutse ukuntu Kalisa yazaga gutereta mukuru wanjye amubwira ko amukunda, numva nanjye ntangiye kugira akantu ko kujya nibazaho nti Eric biriya ibintu ambwira koko nibyo. Icyo gihe rero naje gukundana na Eric, ariko dukundana twishishanya, kuko njyewe numvaga ko atagomba kunkoraho, nkumva ko gukunda ari ibintu bisanzwe nta kindi ankeneyeho. Uti rero naje kurongorwa n'umugabo wa mukuru wanjye gute? Uti yaje kunyazanya ibigo ibyo ari byo gute? Umugabo wa mukuru wanjye, ubwo icyo gihe nibwo naje gusura kwa mukuru wanjye njya kubasura. Maze kubasura nibwo mukuru wanjye yambwiye ati noneho uyu munsi uraza kurara, umunsi urarara uzaba utaha ejo. Ubwo mukuru wanjye ndamwumvira, nibwo yagiye guhaha azana buri kimwe cyose, duteka ubugari uwo munsi, ndategura isosi y'ubugari n'ibindi bigiye bitandukanye. Umukuru wanjye nibwo yavuye guhaha asanga ndi mu rugo ndimo ndaganira n'abana, ariko Kalisa yari yagiye ku kazi. Nibwo mukuru wanjye yambwiye ati noneho dore mvuye guhaha. Ndamubwira ibyo bishyira aho ndaje mbitegure neza cyane ku buryo nateka ubugari Kalisa ari burye kumva anezerewe. Mukuru wanjye ntiyabyitaho ati n'ubundi niba wari uzi guteka, ati n'ubundi komaho uteke nta kibazo. Iryo joro uwo munsi sinatashye, naraye mu rugo aho ngaho kwa Kalisa. Uti byagenze bite rero? Aho kwa Kalisa nari bamare iminsi 4. Ku munsi wa mbere bigeze nimugoroba twagiye kuryama. Tugiye kuryama turyama bisanzwe. Mukuru wanjye yaryamye yerekera ku nzu, nanjye njyama mukurikiye. Umugabo aje asanga twamusigiye umwanya inyuma, nibwo naryamyemo hagati y'umugabo na mukuru wanjye. Bigeze nijoro umugabo atangira kunkabakaba. Atangiye kunkabakaba ubwo njye mbifata nk'ibisanzwe, aravuga ubu bari kumfumbata bisanzwe wenda nta kibazo. Aramfumbata, hashize umwanya umugabo arambwira ati byuka tujye muri salo. Naje kubyuka tujya muri salo. Tugiye muri salo ati ntabwo ari we nabwiye, ati nabwiraga mukuru wawe. Ati ubwo icyo gihe twaragarutse. Ndagaruka ubwo turaryama buracya. Nibwo Kalisa yaje kubwira umugore we ati ariko biriya bintu bakuru gukora ntabwo ari byo. Ati wowe wafata murumuna wawe ukamuzana mu buriri ukamujyama nyerekeyeho kubera iki? Mukuru wanjye aramubwira ati ibyo ntacyo bitwaye. Ati si biriya bitwaye? Ati si ukuryama bisanzwe se? Ati ibyo ntacyo bitwaye. Ku mutima nkavuga ni mukuru wanjye ntabwo azi ko ari gukongeza isake. Ati ubu se azi ko atari gukongeza? Ati ubwo nibwo rero naje kongera niryamira hagati. Maze kuryama hagati umugabo bigeze nijoro biramukomerana. Bimukomeranye umugabo aramfumbata. Amfumbase atangira kunkabakaba. Ageze aho noneho arambwira ati tujye muri salo. Turagenda. Tugiye muri salo atari ko se ati nabwiye mukuru wawe ati ntabwo ibyo ndi kubyumva neza. Ati noneho nibwo yaje kumbwira ati noneho ntabwo nibeshye. Ati ndumva ari wowe noneho tu. Ati rero ugiye kunkora nk'ibyo mukuru wawe yankoreraga. Ati ubwo mukuru wawe ntabwo ari kubyumva. Ati namubwiye ngo aryame agana hino yanze. None rero nkorera ibyo yankoreraga. Nibwo umugabo rero byaje gukomera cyane. Umugabo arateruye umukobwa bashyize hasi ku kindi gitanda mu cyumba. Umugabo ararongoye. Umugabo aramurongora, umugabo araryohewe. Sibwo umugabo aryohewe, umukobwa ati cyore tizete bya bintu burya nuko bimeze. Umukobwa ati nabaho. Ati ngiye numvaga umugabo akoze amazi agataruka akagwiriya, sinari nzi yuko ibyo bintu bibaho ku mugore pe. None rero ndumva nanjye ndi bugume aha ngaha, nta handi njya ta. Umugabo ze mukuru wanjye ubundi yagumye kumurya wenyine kubera iki? Ati pfa kuba yanyikundiye. Nibwo umugabo yaje kubatungwa babiri.
umugore abaye aho ngaho atazi ko umugabo yiboneye icyuki hafi aho, atazi ko yazaniye umugabo icyuki, nibwo bajya kuryama umugabo akigira mu kindi cyumba akajyana wa mugore. Baragiye bararyamye, hashize iminsi 3 ubwo umugabo arongera bajya kuryamana n'umugore. Umugabo agiye kurongora umugore yirongora wa mukobwa. Umugore mu kukanguka akanguka umugabo ari hejuru. Ati cyore. Ati reka wibeshye ati uretse wibeshye ati ibyo ntabwo ari byo ati wibeshye. Ati ntabwo uzi ko ari njye ati wibeshye ntabwo ari byo. Umugabo ati ntabwo nibeshye niwe wabiteye ati ahubwo ati mva imbere. Ntunsakurize. Ati kuko ibyo byose ni amakosa yawe. Nibwo rero umugabo yaje kubatunga babiri. Umugore ati cyore murumuna wanjye ntwaye umugabo. Atese ko namuzanye bisanzwe ngo dufashe uturimo. Namuzanye ngo arongorwe n'umugabo wanjye. Ati ibi ni iki? Nibwo umugore yaje kuvumiriye. Aravuga ati rero ibi bintu ninjye babyikururiye. Nibwo yaje kumutera umwana, yaje kumutera inda babyarana umwana w'umukobwa. Dore ko yibyariraga abahungu gusa n'umukobwa yaramubuze. Ubwo uwo mugore yaje gusezerera mukuru we ngo agende, mukuru we aranga ati ndajya he? Tiko ndi umugore wa kabiri ati ko byarangiye. Nibwo umugabo yaje gufata umugore ajya kumwubakira, amwubakira ahandi, abatunga babiri. Ikintu cyari gitangaje ni kimwe. Umukobwa yaje kubwira mukuru we ati umugabo wawe impamvu yankunze ni uko naciye imyeyo. Ati kandi naciye imyeyo neza, ati njye niyo mpamvu amoraho buri kanya. Ati wowe nta myeyo waciye. Uwo mukuru we ntabwo ibyo bintu yari abizi, ntiyari azi niyo byerekera. Mukuru we rero nuko yaje kurata umugabo, ariko gusa mukuru we kubera bari babyaranye iminsi, babyaranye abana babiri, yaje kugumaho nawe, ariko uwo mugabo aza kubatunga uwa babiri. Gusa ntibyakunze ko uwo mugabo bagumana uwa babiri bombi. Uwo mugore yaje kugira akaguru karekare akajya yigira n'ahandi, uwo murumuna w'umugore wa kabiri. Ubwo rero umugabo aza kubivamo agumana umugore we mukuru. Ngiyo inkuru uko byagenze. Aho ngaho rero umugore yaje kwizanira inkoko mu rugo, birangira isake nayo iyuriye. Ngiyo inkuru uko byagenze, ukuntu umukobwa yarongowe n'umugabo wa mukuru we. Mukomeze mukore subscribe hasi ho gato cyane, tujye tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye kandi ziryoheye amatwi. Ni inkuru nziza cyane kandi zubaka. Ni inkuru mukwiye gufatiraho isomo. Ntabwo wafata umukobwa mwiza ngo umuzane iwawe mu rugo, nurangiza uvuge ngo nagutwara umugabo ngo yagutwaye umugabo. Bagore mujye mwumviraho kuko ibyo bintu biba bibi cyane, kuko ibyo ntabwo abagabo babikunda. Niyo muhatirije umugabo birangira kweretse ndiba azi ibirenge, birangira kweretse yuko uwateguye nabi, ahubwo ari wowe wamuzaniye undi mugore uwa kabiri. Bye bye rero turi kumwe mu yindi video.